ibintu byinshi cyane iyo haje mu gihugu twese tugomba twahagurutse ariko cyane cyane noneho ngubu n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa ikipe cy'u Amavubi iri ku mwanya wa mbere mu majonjora y'igikombe cy'isi ni ibintu bikomeye cyane ndetse ushobora gushaka no mu mateka usanga nibyigeze biba cyane ku buryo niwo mwanya rero niwo mwanya yangira mu gikombe cy'isi ari ikipe itungurana ku buntu hino hiteye iturukaye natwe rero bishobora kutubaho ariko kugira ngo bitubeho nuko dufatanye niyo mpamvu ubona iyo tuvuga ngo stade Amahoro ukavuga match izahuza derby Rayon Sport na APR nibo bufite ubwo bushobozi ko bakuza stade Amahoro niyo mpamvu ubona na Jango twicaranye hanga no kugira ngo wenda mvuge nabavuge ariko twese dukangurira abo dushanga dukangurira kuza kureba mu makipe yacu nonto banabyumvireza ku kipe y'igihugu ari ikipe yabo niyo mpamvu rero imyiteguro imeze neza gisigaye gusa ni umunsi w'ejo saa 12 ariko abantu bakazahagera kare nyine guhera saa 7 stade zabifunguwe ariko tubwira n'abantu ngo nyaboneka tujya tubona surprise zijya ziba nziza cyane z'umukuru w'igihugu ukabona rimwe n'imwe ratunguranye raje tugize imana none ukaba hari rwose turamutumiye nabwo azaze ariko yaje twese duhari hariya birushaho kuba byiza ibintu byateguwe uburyo bashyushya rugamba bazinjira byose birateguwe ibikoresho byo gufana birateguwe iki komeye ikindi kandi abantu kuvuga tudarapo tuba tuzunguza twatundi mujya mubona byose birahari muri rusange imyiteguro imeze neza igisigaye no kugira ngo abantu baze kuri stade baze bakeye turabizi ko ari ikibazo cy'imyenda ni ikibazo twambaye kugira ngo kuyibona biragoye usibye kwa Sam Karenzi niho nabonye muri skate hari ariko nabyo nyine ugasanga biracyahenze kuko umwenda ugura 30 kandi ni impamvu twavuganye na ministeri turabwe se abantu mwasinya amasezerano nkarebye ko mwakwibutse n'abakunzi badafite ubwo bushobozi kandi bashaka kwambara neza ibyo nabyo ministeri na Ferwafa birimo niza muzabimenya uko bimeze kugira ngo abantu barusheho kubona umwenda wa make ariko ubundi ikituzanye twese kitugenza twese no kugira ngo tubwire abantu ngo nyaboneka niyo nka tuze kuri stade ngo tubanza kujya no mu biciro wenda ariko ikituzanye ngo kugira ngo tubabwire ngo ira stade Amahoro izabirimo umunyarwanda hari yadushigiye abahungu bacu ariko ubundi ukiri aho kuri icyo kibazo warugarutseho kiza cyane cyo vuga ngo hari ku myenda hari ibyo mwavuganye na Ministeri ya Sport na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ubundi ihuriro ryanyu si mufite ihuriro rizwi rifite ubuzima gatoze nibyo wavugaga nibwo bugiye kuboneka ariko dufite icyo bita amaretere kubandisha leta ikorana na Federation ndetse na Ministeri kuko ariko Ministeri ko ubuzima gatoze butaraboneka uca muri Federation ikakuvugira muri Ministeri ubundi imbere ya match z'ikipe y'igihugu mujya mwicara na Federation na Ministeri ya Sport kuko tuvuye muri campagne yo kujya mu gikombe cya Afrika ariko mu bintu twabonye rwose byari hasi n'ubwitabire kuri stade ikipe y'igihugu yakinye nta na rimwe turuzuza iriya stade Amahoro ibyo byo biraza kuba mu myumvire y'abanyarwanda kuko biterwa n'iki ubundi ubukangurambaga ubwo tukibarizwa ku Gisimenti wari kumwe na mugenzi wa Hemede yatubwiraga ko n'ikintu cyitwa kanyenyeri mu bukangurambaga rwose kigenda gake ubwo cyarakosotse bagira ngo ubu twavuga ko akenshi ni ukwitanga kuko Ministeri irakubwira iti se nta mafaranga ari birumvikana hari bike byakorwa ariko bijyanye no kuvuga ngo ubushobozi buri hejuru ubwo ntabwo ariko hari ibigongo bya mbere ushobora gutuma tubona amafaranga atari no kuvuga ngo guturuka muri leta ibyo turi kuvuga nyine byo kuba batwumva bati ibi ngibi muri gukora n'iryo duka ricuruza imyenda cyangwa aho rizabibona mufite ubuzima gatozi dushobora no kuba ubwo burenganzira wenda mukajya kuranguza abafite mukabikora muri business kugira ngo abantu babyumve neza iyo tuvuze ngo ubukangurambaga haba bakenemo n'ikintu cyitwa amafaranga hari amarange abo twita abahuriga bisi hari aho baba baturutse amatransport ya abatwara abafana n'izo ngoma n'ibyo bikoresho bigezweho kuko urebye nka fan club byo ngende twari Bugande kuri Manchester Sudan n'Ubugande we na mugenzi wanjye Axel Rugangura urebye fan club y'ikipe y'igihugu ya Uganda iteye ubwo n'ibindi ibyo nandi ndayizi ariko biri hejuru yacu nibyo bari hejuru kure cyane rwose ibyo rwose nibyo twashyize mu byo dusaba n'ibyo bikoresho usanga ari kwirana mu fan club kugira ngo bizane mukoresha ibyo mu fan club nta nk'abandi amashinga logistique muri fan club ariko se logistique no kufite ibikoresho nabyo nta bikoresho bihari ariko izo proposal zose twazitanze n'imyenda uniform kuna abantu bambara n'ibintu byose twagiye tubitanga ariko ubwo ni bibiri hariya muri Federation twacyategereje ko bizakorwa
ariko uyu mwanya nyine tuzafata n'umwanya wenda utari uwo kugaya urakora n'ibitagenda neza tuzanavuga ati ibi ngibi ntabwo byagenze neza ariko bizavugwa wenda nyuma y'ibi turimo ariko icyo wari ushatse kubaza ubushobozi bwa fan club ntabwo hari dushyize patriotism imbere cyane kurenza ikindi kintu no kwitanga gucanga cyangwa najangwa nakaza hangaha wese ashobora kwiyajagahurira tugahurira hano ariko tuvuga ikipe y'igihugu ariko tuvuga wenda ejo n'ejo bundi bizasohoka kuko na minisiteri buriya yagiye igira abayobozi batandukanye nabo twagiye dufata tuganira na muri za audience batejo bizakorwa ejo ugasanga minisitiri yahindutse ariko ubu ngira ngo mu minisitiri uhari ndetse na PS mu magambo make twarabiganiriye bavuga ati ibi tugomba kuzabikora ko basanzwe banabizi babaye mu mafani club ndavuga wenda nka PS ku buryo bazi ibikoresho by'abafana bakeneye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane ibintu birusheho kugenda neza ukomeje ku kintu cyiza ati ni patriotisme kurenza ikindi icyo ari cyo cyose ariko nacyo kigomba kujya imbere ku gihugu bundi ni hatari ahubwo witwa Olivier arambwiye ngo ntugende udakojeje ikiganza kuri iyo Bibiliya wenda intsinzi yazaboneka gatwaya rwose Foma SG turamusuhuza cyane kabisa banadukurikiye hanyuma ubwo no muri ubwo buryo turashaka no kubwira n'abakunzi bacu ni amakuru meza twe nka SKFM turashagura abantu amatike igihumbi abantu igihumbi rwose tubemerera amatike ukuboko gutanga burya nako kurahabwa rwose ibintu byanyu byose bizajya birugisha muraza kutubwira neza uburyo turi buze kuyaguramo ayo matike n'uwo tuyashyikiriza nawe akayahereza abakunzi b'ikipe y'igihugu ahubwo ejo tuzababwira ahantu umuntu uzaba ufite ayo matike yacu azaba ahagaze ku buryo abantu badafite uburyo bwo kwinjira muri stade byibuze igihumbi SKFM igomba kubikora cyangwa reka duse abantu baravuga ati umwe mu bantu bazi kuganira umupira mo gake turi kuvuga match ya Nigeria tukavuga match Nigeria igomba guhuramo n'u Rwanda ushize nibyo twabatsindiye muri Nigeria this time tugiye guhura mu Rwanda twe twanganyije muri campaign yo kujya mu gikombe cy'isi umukunzi w'umupira w'amaguru ari impamvu akwiye kuza confidently yumva afite confidence yuko iyi match turi buze kuza kwitsinda Nigeria zirenga 10 icyambere cyo reka tubanze dushime nko Korode yabivuze mu buyobozi bw'igihugu cyacu ngo nyine special wewe na nyakubahwa perezida wa Repubulika kuri infrastructure yatwubakiye amastade imihanda amahoteli ejo nandi kumwe n'umunyanigeria afite akarika store ku gisimenti yamumenye kubera mbahoma aragatemi bajya bavuga ngo oga arimo arampamagara nyine ambwira uburyo bari abakinnyi b'abanyanigeria bishimiye mu Rwanda uburyo babona connection y'uta internet imihanda uburyo ari myiza nyirango security ibintu byose niyo mpamvu baza mbere mu bindi bihugu byo duturanye kenshi bagiye bagenda buri munsi umwe so ibyo ni ibintu byo gushimira icyo ni icyambere kuza kubyonyine gutaha ira stade kwireberamo match y'ubwabo ni ikintu cyakuri ikindi nkuko Rikari nyirango yaduha statistique Nigeria ni igihugu gikomeye mu mateka y'umupira w'amaguru wo mu Rwanda ariko ni igihugu nanone tugiraho ngira ngo resultat nziza twahuye nayo nkuko yatubwiye match zigera kuri zinganyira ngo badutsinze n'ebyiri tubatsindemo imwe izindi zose turazinganya so indi mpamvu rero nakomeye mbanza no kwihanganisha Claude arakomeye n'ubwa mbere ngira ngo agiye kuri radio agiye kuvugira equipe y'Amavubi iri ku mwanya wa mbere tujya tubizanye ukuri zitaburiya hari igihe zica abantu intege mu mupira w'amaguru ntago ari mu Rwanda gusa no hanze tujya tubibona ikipe idatsinda idafite resultat nziza ngira ngo nabyo bikumira abafana uyu munsi rero ikipe ifite resultat nziza turi ku mwanya wa mbere nitwe abantu tugiye gukora amateka yo kuzajya mu gikombe cy'isi tutarakinnye kandi ngenda bibona bishoboka ko ejo nandimo ndabara imibare nsanga itsinda ririmo amakipe agera kuri 6 ngira ngo Nigeria Benin Lesotho zose zizaza Kigali usibye South Africa ngira ngo na Zimbabwe tuzajya iwazo amanota byibura 9 byibura ngiye tubashe kubonamo amanota 7 mu 9 kuzizaza hano Kigali hanze nkajya gushaka yandabiri tayari nzaba nagiye kandi ngeyo ndebye squad dufite tujye tubizanye ukuri hari nko mu minsi mu gihe cyashize wabonaga squad y'Amavubi cyane cyane nko muri Mediane ukareba hari igihe twarinyaga ngira ngo abakaseri bagera muri 3 bari muri Mediane ariko ngubona ko bashyiramo abantu ba mediateri bazi gukina haba muri defense muri Mediane muri attaque ubona ko ntago tugitsinda bya bitego by'ama set pieces ngo kuri kufura kuri corner ubu no muri open game turakina tukabona igitego so nibaza yuko rero hari impamvu nyinshi zatuma umufana w'umukunzi w'Amavubi aza kureba match harimo na resultat n'uburyo twitwara kabisa mu kibuga
okay ndabona ngiye kuvuga mpagaze kubera ko ari Amavubi ariko nsanga ndahagarara hejuru ya kamera ya perezida reka da ntabwo byaba ari byo rwose perezida ndamwubaha nubwo hari ahantenguha hari ahantenguha hagana heza nanyeretse nk'inshuro 3 ariko nkategereza amaso agahera mu kirere ndakoroganya muri iki gitondo ukaza gute muri iki gitondo rwose karibu muri SKFM cyane nahoze navuga felicitation kabisa asana twaheruka nta kuri fine ngira kuri fine twaherukanaga cyagiye wiruka kibunamo amaguru nyuma yaho nagarutse ibyiki yaje kubohora agaruka nyuma yaho nagarutse nta kari gaciye hari umuntu wanyise nabonye yitwa ngo Jean Claude Mukamurenzi base Mukamurenzi ariko azavuga ngo umuntu kera wajyaga wirukanye afite record bukwiye akantu biragaragara rwose ibutare wahaciye kuri Minerivare muri bavandimwe washimiraga nawe ukurikiraga mwayifunguye hano kuri bawe bavandimwe ababyeyi abantu babona ko Minerivare yabo rwose ntabwo yapfuye ubusa rwose ari mu bikorwa ndetse no mu kazi kawe uriya ari ukuntu si uko ndi iwawe sindi bashimye mwiriro ariko ari ukuntu umuntu mwumva hanze no mu bintu bitari siporo kumva umuntu uri mu bintu bya entertainment ati jye nemera kanaka ati nemera kanaka ati Sam Karenzi urumva ati siniya Sam Karenzi urumva nabyo bari byiza ko ejo bundi ari umunyamakuru waje nabonye yari kumwe na Mickey Junior na Patrick ariko nubwo ati umunyamakuru wa mbere cyangwa uzwi cyane muri Afurika cyane ukabona ko ari ibintu byashimisha abantu ibyo rero nabyo ni umusadu ukomeye cyane no kuri siporo kuba dufite abantu basiniya nyine bashobora kuvuga umupira bashobora gushinga itangazamakuru ubwo rero nibwo tuba dutangiye kuvuga ngo noneho University y'Ubutare byagabura abantu bakabona akazi yatanze umusaruro Rikara akaboneraho cyangwa na Claude agashaka icyo avuga n'undi muntu gutyo gutyo kandi Rikaragumye akaba wa wundi nabyo kuvuga ikintu akavuga ati jewe bari abantu hari umuntu ashaka kubicaza ati se bari babuze amafaranga kwigurira kakabogisi ati byibure gakera umuntu yamuhoje cyane kuba ntabwo bari kugenda umvaga ikintu wibuka utarashomoga igihe kiba bimaze umvaga ibintu mukaru oya nibyo yandora Kedisi ari kumwe na Mutabaruka hari igihe babiza mukabona Kedisi ko Kedisi damuzi karakteri zirazizi baganira n'igihe nawe tushobora kuganira igeze gutsirwa Nyamirambo ndamwe ni Paul Perezida yankubise kofi ndabwo mu indere kofi byari kugenda gute kuri yakureka ajye gukurega baguca amafaranga cyane ati ntacyo ne banje ariko nakuza ugenda urumva rero ni nabyo byatangira abantu ku buryo singoma ko abantu bahuza ibitekerezo ariko bakanabiganiraho ariko nanone nyine hakazamo akantu ko kutavugama cyane nyine nanone nyine ntabwo ndi kubyigisha ntabwo mbyigisha ubutumwa bwatambutse ariko pe tuba twishimye rwose birashimishije kukubona uri kumwe na Jangwani mwambaye imyenda isa igihugu buriya ni ikintu gikomeye igihugu ni ikintu gikomeye mwemera nubwo Jangwani yanze gukuramo umukara kuko zundi Jangwani we yakiremije Jangwani akumukara kanze none se mu idarapo ko nta mukara urimo aragenda ugenda gutuka ipantaro irahagije yambaye hasi ni umukara n'inkweto n'umweru n'umukara akuyemo yose aha ni sawa cyane nibyo urabona ko noneho ni akantu keza nahawe na Grand Frere ngira ngo Rukaka Steven muramuzi yambwiye ko yagakuye muri SKF Sports yakaguze ejo yambwiye ati reka ngwe ka gift so ziriyo kabisa yambwiye ngo zirahari abantu badafite rero aho bari bafite aho bazigurira na jezi nta kuburusa kare cyane ndabwo karahari kajya kabura yesu kamavubi k'ubururu karahari ntabwo kajya kabura yo ariko se nibyo sizo umuntu tugeze gusa no tugirana ikibazo hariya kuri federasiyo aravuga ngo ibintu ngo banzo nguve mu bya Rayon Sport ngo hanyuma ngo ubone ngo kugira ngo ibintu bikomeze nawe se
mu nteko ishinga amategeko bahaza abadepite ab'umuryango wa RPF abayobozi batandukanye kuko basanzwe muri politiki none se mu mupira bashobora kugira ngo hazemo haze umuntu ufite isuka aje guhinga hano kuri federasiyo agomba kuzamo abakinnyi n'urubuga rw'imikino cyangwa siporo agomba kuza muri kare tukaba tuzi kunyura RPF nta kibazo tukaba tuzi ko tukaza tukavuga tuzi Karenzi Patrick informa yisiga kavuga ndamuzi kera yisiga irangi muri Nibisi Butare urumva hakaza Jean Paul akavuga ati nari umuvugizi ariko ni umunyamakuru ariko nari gutyo nibyo biduhuza nta kibazo biba bitwaye impamvu nayo twicaye nk'aba sportifu nanjye na Jean Ngwan twaje kuvugira igihugu igihugu kirabanza ibindi byose biza nyuma habanza igihugu byinshi turashaka rero kubona stade Amahoro yose byaba biteye isoni simbabeshye kuko jya amakuru mfite abantu ntabwo barimo bagura amatike nk'uko bikwiye byaba biteye isoni tubonye stade Amahoro itarimo abantu imbere ya Nigeria nanjye nayibabwiye tuyoboye kuko nta kintu na kimwe abanyarwanda dushinja abasore bacu ni abambere mu itsinda ririmo Afurika y'Epfo ririmo Nigeria ririmo Benin kandi pari merite atari ibintu byaba biteye isoni abanyarwanda bataje gushyigikira bariya bahungu kubera ko dufite igikorwa remezo cyiza umukuru w'igihugu yatwubakiye ibaza ariko his excellence ejo abonetse akaza stade irimo basanga iriya stade niyuzuye dukina na Baozimene tuyoboye itsinda ikosa ryaba ari iryacu ryaba ari iry'abanyamakuru ryaba ari irya minisiteri ryaba ari irya Ferwafa ryaba ari iryanyu mukuru y'abafana twabisobanura dute ibyo bintu rwose buri wese yagumye kugira homework cyangwa indi SKFM twavuze ngo amatike 1000 twe turayagura turayagurira abanyarwanda bajye muri stade n'abandi bahaguruke rwose byaba biteye isoni n'agahinda binababaje bari abasore binjiye muri stade bakatubura ngira ngo icyambere cyo nkuko ruri muri bivuga nta rwitwazo ko twabonye ko bishoboka nimba match yahuje ama equipe abiri match are stade 145 yaruzuye match ya kabiri ngira ngo 85% nabwo byari biri muri stade ari amakipe abiri gusa yahuye so none ubu ngoro ni ikipe y'igihugu ntabwo ari ya APR ntabwo ari Rayon Sport ni Gasogi ni Musanze abafana bose nabo bagomba kuza so kandi nkuko natangiye mbivuga nubwo Karenzi n'abanyunganiye nta rwitwazo nta ruke rwatumutaza kureba abasore kuko nabivuze turi ku mwanya wa mbere bagake mu Mavubi kubona yo rutonde so abasore bafite amahirwe menshi nkuko njye nabivuze kandi ngenda abona nta kintu kimwe nta nzitizi nimwe ngiye muri zatubuza kujya mu gikombe cy'isi iyo ndebye match dufite nizo naho tuzakinira haba izo mu rugo haba n'iziri awe nibaza yuko ngewe rwose kutaba inyuma y'abasore ngira ngo mwagiye muri ubutumwa bwabo babahamagara muzaze mudushyikire twe turi tayari turiteguye amakuru mfite nuko bameze neza kandi ikibaraje ishinga kurusha ibindi natatu kuri Nigeria yego none ndanabonye byo guhamagara turi kuvuga nkatwe abasportif tuza stade hari nabonye n'abahanzi ba Papa Savana nabonye nabo bari kubwira n'abandi bavuga namwe muze twego abasportif bo mu makipe atandukanye rero muze kuri stade n'ikipe y'igihugu iriya stade bwacu twanayuzuza ariko no kuyizamo icyo no kuyizamo ikiza cyabyo noneho nta n'ubwo ariya stade uvuga ngo ushobora kuba wagira inyota ibintu byose birimo n'ufite umusheri bashobora kumwe ati ngwino bakajya bafite akasirifere rwose ibintu bimeze neza aba DJ bazaba barimo umuziki mwiza uzaba urimo abahanzi bazaba barimo kandi guhera saa 7 kuzajya saa 12 ni ahantu heza no gusohokera kuri wa gatanu gatangira weekend hakiri kare yo kuwa gatanu hanyuma ubu wacu bakatubona inyuma yabo cyane jewe namaze kwandika kuri Twitter nimugoroba ko ari kimwe ku busa cy'u Rwanda kandi nubwo nabonye hari abatabyumva neza jewe ndimo mbibona ariko nanjye tuzayitsinda rwose nanjye buri kimwe sinzi ibitego ku busa nanjye nyuma ndakibona kuko sinzi ibitego ko jewe nje tuye gukina iyo mfite ubwoba nubwo bigenda nabi ariko numva ntabwo mfite waba uyoboye itsinda siko yoroye igiye gukina cyangwa yo ntabwo mfite mba ngo ntabwo nibyo ngibyo turanganye se cyangwa dutsinde gutyo ariko yo gutsindwa n'ubu ndabona bitarimo rwose ndimo ndabona nabuze ejo na rose tugiye muri Canada hari se kizaba igikombe cyiza muri Amerika ariko ni bimwe urumva rero ibi urabona komoje uti na Jean Ngwan twavuga ati nyakubahwa perezida wa Repubulika duhaye igikorwa remezo cyiza none mu match y'igihugu irabaye ikipe y'igihugu abantu ntago bayuzuye bavuga ati se ba bantu ntabyo bari bakeneye so bivuga iki rero buri wese nakuriye bwabaga
twongeye kubashimira rwose kandi niba nta kantu keza umukoze ibi bintu mukoze SKFM ngira ngo ubu n'abandi bantu ku giti cyabo bashatse babikora abantu bafite amafaranga rwose bati nyaboneka tazagira umuntu witwaza ngo yabuze itike nawe ushobora kuba wabikora rero mu kirenge cyanyu nawe nabikore hanyuma amatike tuyagure turi benshi ariko byibuze stade byibuze mirongo ine byibuze tuvuge ngo twabuze bitanu gusa ariko byibuze 40 byaje rwose ibiciro birashoboka ibiciro biri hasi amafaranga igihumbi stade iruzura ku 3,000 rero se abantu bagiye gukunda club zabo kurusha igihugu ntabwo bishoboka rwose abafite icyizere ko abafana bo bazaza ahubwo ngewe igisigaye gusa n'icy'abakinnyi na staff technique ariko ibijyanye n'uruhare rw'abafana ngewe nta kibazo na kimwe mbafiteho nizera ko abafana bazaza ari benshi ubundi bindi bikazabera mu kibuga ariko nk'uko wari murabivuga urebye ekipe dufite rika ngira ngo urebye nka Mediane y'ubu ngubu ukareba abasore nka Bakasimiro ukareba ngira ngo nka ba Jihad nko kuri playmaking cyangwa kuri numero 10 ni ahantu ngewe njya ndeba nkavuga ni umutozo Adera Murusha ubusinzi ko azabigenza hariho Sahab hariho Muherekeve hariho ngira ngo Jabe beza dufite muri iki gihugu hariho uyu mwana w'Umetisi Goret ariko Goret we ni yana Mediane yanjye ntunyobye ndabazi gatandatu ni Kasemiro 8 Giradi 10 Sahab ayo niyo yature iyo nanjye ndi kumwe nawe iyo niyo Mediane nabo rwose cyane rwose uruhande rumwe George uruhande rw'umuso buriya nubwo abantu bagera iki n'iki ariko ngiye barafinda still ndatamu trustinga Shutino Sakataka ariko hari umwana ukina muri Rutsiro iyo rukese azicara sinzi ko ahagaze ariko Yoruke akenshi buriya nubwo abantu batabizi ariko ashobora gukina poste ebyiri nyuma y'umwataka ariko kwicuma hariho Sahabu bigoranye cyane n'uruhande rw'iburyo kwa George umva rezo poste z'abo bantu babiri ariko basimbura ahubwo nabwo leta agomba kujya mu kibuga cyane nibyo nandi bamuhengeka bagira bate so wareba partnership ya Manzitseri na Ange Mutsinzi ngira ngo nabwo ko partnership n'ishidikanywaho bakinanye igihe kirekire bamaranye igihe pe bamaranye igihe kirekire Mbalenga Claude Zamu Fiacre Nigeria irimo ibibazo nabonye barukumana ejo bundi ngira ngo muri Europa yerimini ya Atalanta bata penalty umutoza match narangiye muratanga comment itari nziza avuga ngo niwe mukinnyi nzi ku isi gutera penalty sinzi impamvu yayifashe urumva mu mutwe Nigeria nta bibazo ifite ntunyobye so urumva rero gukanda ko wenda gakwirema agatima ikindi hari n'abavuga bavuga ngo umutoza ni mushya ariko mbibutse yuko Nigeria na umutoza wawe ni mushyashya ngira ngo match mbere byo abantu bafite amatsiko yo kubona Adera Murusha ibyo azakora kuko buriya Tositeni nubwo hari ibyo turahuzaga ariko umusaruro ikibuga ubwo nta manota tuvuga nayo kandi ariko ikirimo n'aka kanya ntabwo bidutwaye umunota umwe kwita dupanga 11 Amavubi bitarajyaga bibaho ubundi twabaga dushidikanya uyu yakina uyu ntajya ariko byibuze kuba dufite 11 abo bantu uyarinye gutyo ku mahoro pressing umufana bari inyuma Nigeria ega ni Nigeria dorutse gutsinda kandi ni ikipe tuzi ngira ngo 2005 barabyibuka Gatete Macenga bayobo ngira ngo byari ibibazo asohoka ku makaye nibaza rero ko ino nshuro why not ataba nshuti why not ataba uwo mwana kubwiraga witwa Yves ko rero twaraganira arimo arambwira ngo narebye abadefenseur ba Nigeria uburyo baremereye uburyo barira arambwira ati niyo bashyiraho iminota ine masa hakavaho umwe yasigaye 3 igitego nenzagitsinda we arambwira uburyo nababonye uburyo barira amuntu n'umushobora ni Trust Ekong capitaine Axel abona Kevin Basse na Kevin Basse uriya nabonye asa nkaho yakinaga ari batatu sinzi nimba ingwi nawe azayikomeza ariko ubona aya Nigeria irahagwa kandi ni nsindi no match ya Nigeria ngewe biraba byarangiye qualification iraba yabonetse ndakurikizaho Lesotho nazo nabona ko Nigeria Lesotho amanota 6 yikurikiranya kuko ngiye narabaze mbona turasabwa dusanga ni nk'amanota 11 kugira ngo tujye muri World Cup aya manota 6 yarabonetse qualification yaba yagiye kandi birirayikiri kabisa nanjye ndabona kimwe nka Lesotho karya 2 bajya gushaka ni manota hanze draw kwa South Africa win kwa draw kwa Zimbabwe Benikazana nkayikuraho win byarangiye 11 nge narayabaze draw ebyiri twaba tugifite amahirwe draw ebyiri ukuvuga na winesha draw kwa South Africa draw kwa Zimbabwe win kwa Benin kuko Benizazana itsindiye wayo 3-0 izazana ntizahaba na Lesotho na Nigeria kwa Heri nkabanda seze
nzajya kuvugira njyewe Amavubi muri Amerika. Ibyo ni ibintu bizwi bibiri na makumyabiri na gatandatu. mva nanjye ko bamfatiye ambaro Ndimo ndakaviza njyewe bibiri na makumyabiri na gatandatu. iri tsinda rirakomeye Karenzi. bamfatiye ambaro kuva South Africa ifite 7 kuva kera 2015 Benin ifite 7 Lesotho 5 Nigeria 3 kandi igihugu gikomeye Zimbabwe bagomba gukura amanota kuri Nigeria tukagira 10 kuko ibihugu byose ntiwambwira ko za Benin za South Africa 10 kuri Nigeria yaba yabivuyemo. Turaba turusha amanota 7. yabigiye irabivuyemo yo irahita ibivamo. itegetswe gutsinda ninganya birabirangiye ane Ninganya na za South Africa zifite za 7 South Africa wenda zarashe za Lesotho iraba yavuyemo. ariko urumva niyo risi ubwayo irakurura umukuru w'abantu kuko niba Nigeria ivuga ati niba byanze birasaba yo support cyane cyane umukino wa 12 ba Osman ba Lukman ba Chukweza bose n'abakinnyi bakomeye bakina muri za Mirase za Atlanta za Galatasaray n'ikipe ikomeye. Nigeria iri kuri forume uhereye inyuma kwa Stanley Nwabari ukagera imbere uhereba ba Oreyina ikipe ye ya Nottingham Forest ubu ni iya gatatu muri shampiyona y'Ubwongereza kandi umwe mu bakinnyi ngenderwa. Reba uyu mutipe ukina muri Fulham se niwe ndimo nkuvuga bibase reba ba Iwobi bose bahagaze neza ikipe yose iradoze pe. bayana muri Nottingham n'abakinnyi bakomeye byo squad yabo irakomeye ariko nibaza yuko football kiza cyayo nuko ari je collectif kurusha wenda ari ama individual. Kandi match twarayibonye tumaze ubu uyu munsi na Osimhen Manzi Thierry nta kintu cyangwa Orange bari bafite complex bakinye nawe ntiyabatsinze igitego nta kintu kimwe mukanga nta bwoba bari bamufitiye. Manzi inshuti niba yaratsinze South Africa kuki se tatsinda Nigeria ahubwo se Nigeria wese yagitsinze aryo turi wayo muri Nigeria niwe tumva ari inshuti inosa ko ndabyibuka ko twakoze pasi 27 ikipe itarakora ku mupira dutsinda igitego none ushobora kuba ari inshuti se nimba nibuka neza ariko ndibaza ko ari inshuti inosa wagitsinda igitego muri Nigeria kabisa. Ejo bundi igihe tubura qualification ya kane ndakurura umuntu wagitsinze oya nshuti no saba nahagaze neza rwose ubona ko urumva abakinnyi nka basahabu ba Jihad match bamaze kugira bakasimiro confidence bafite ba Ombolenga Fiakire mu izamu ikipe ntago iva hano ngewe 2026 ndabandi muri Amerika nagiye kuvugira Amavubi ibyo byo rwose ngende nanjye nibyo nabwira ko twajyamaze kugira bamfatiye ambargo ba Korodaba ariko icyo gihe zizavaho nizitavaho nzijyana ambargo se ko gufatiye gudekara hari hatsinze mutsinzi yanje na nshuti inoze igitego cy'intsinzi n'ubwo ko ari nshuti inoze ko ngiye pase zo narazibaje rwose igitego cyacu twatsinze 2-1 harya batubanje igitego turishyura intsinzi Chukwueze yari yakibanje intsinzi yanje arishura kwa 72 kwa 75 nyuma y'iminota 3 gusa tutatsinze igitego cya kabiri. So biragaragara ko abana bazajya gutangira kira gihembwe kindi cyangwa uriya mwaka kugira ngo reko iyi match inaremereye abanyamakuru ba Nigeria bamanutse ku bangana uburyo bari kwitanga kuko Nigeria itegetswe gutsinda. Nabonye na gatrole mu ngero bakoze ngo abana bazajya ku mashuri ngo bagize amahirwe ko bagiye mbere ababyeyi ntago bari kubona calculatrice ngo bazimaze mu maduka bari kuzigura bari mu bibare ngo 3 ngo ni dutsinda u Rwanda ngo ajya 6 ngo ariko niba yanganyije ni imibare yose rumwe ntago yirunda mu calculatrice. Ni ikipe y'igihugu yagiye kuza muri Sena bavuze ati bamwe mu baseneta bati dukeneye amanota. Nabonye ibigabo binini cyane hariya i Remera bajya ahandi kuri restaurant y'abananije by'ijuru utavuga ubona ko ibyo byose bavuga ikiri si icyongereza si iki ariko ubona ko bavuga ati rwose tugomba kuvuga ngo tuyitsinze byanze bikunze so birasaba buri wese ko dushyira imbaraga zacu zose abantu bagura amatike gutahubwo abantu uko bagura amatike ni kwa kundi akanyenyeri 939 urwego akanyenyeri 939 ejo bambwiraga ko bimwe bibagora nizere ko byatuma reka tugerageze tugerageze mugerageze rwose abantu bagira ikintu kimwe bitwaza ko byanze akanyenyeri 939 urwego ikinyarwanda simbona se biri gukunda kiramo izina rya mbere kandi none icyo nanabonye iyi systeme igiye kuyikora match yegereje ama systeme yego y'abantu bayahuriyeho biragorana rwose
so abantu rero bajya bagura hakiri kare uwo muco turawugira ngira ngo na match ya derby ya pe na Rayon Sport nabwo niko byagenze abantu bashaka kugura ariko baguza hakiri kare nkuko twagiye tubivuga hari impamvu nyinshi zo kuza kureba ino match oya nibyo abanyarwanda hirya no hino ni inshingano zacu ntabwo rwose ibyo dukwiye no kubibingingira birababaje no kumva abantu bari muri mobilisation y'abafana kuza gushyigikira igihugu cyabo kandi byakabaye ari inshingano za buri wese mwikumva ko bidashoboka mwikumva ko hari abo bireba ariko ubwabyo nk'abafana bandi bafana amakipe asanzwe za Manchester za Chelsea ubundi ubu uje no muri stade uje kureba twamukinnye mbona kuri televiziyo reka njye kumwirebera byo byaba ari bibi ejo narimo ndaganira n'umuntu arimo arambwira ngo uburyo sahabu match yabo ishize ngo ahantu hama cyarama euro 16 ngira ngo n'amafaranga y'u Rwanda agera ku 30 cyangwa 20 none ubu ngubu uje kumurebera ku mafaranga 1000 so n'amafaranga make reka mubwire hari amahirwe ko Victor Osimhen abakunzi ba Arsenal visit Rwanda umwaka utaha yaba yambaye visit Rwanda muri Arsenal umufana wa Arsenal akwiye kuza akazavuga ati naramwiboneye n'amaso yanjye wa mukinnyi twaguze kandi yo umuntu imbere ya Manzitsiri nanje mutsinzi yese igipimo cye neza usibye ko bigoye njye navuga ko partnership imaranye igihe kinini no mu mupira w'amaguru ngira ngo muri no minsi yose ibyo wenda nkuriya ngira ngo iyi partnership yanyu yo muri Arsenal ngira ngo ya Magaresha na Sarib ariko ubona nta zindi partnership zikibaho urebye zitinda nk'uko baganye cyane Ferdinand byabaga bimeze so nako Manzitseri nanje mutsinzi ubona ko ari abantu baziranye ejo bundi turi ku kiriyo nibwo anje yari maranse salamu ati ngiye yo ndebye Manzitseri ahari hose nkabona abantu bansatira ndakimunagira nzi ko ari bwirwana yagiye akura nk'umuvinyo Manzi yagiye akura neza azamura urwego kabisa ku buryo ariko buriya kuva nakiyagira discipline cyane umuntu wavaga mu myitozo nyuma akaza kwikoresha iye ukabona ko afite icyo ashaka ubona ko yanaganguje yakoze umubiri ntabwo akiri ni umusore n'umusore cyane ubwo izo tike igihumbi nka SKFM turaza kubwira abantu ko bazazibona nta kibazo ibyo biroroshye reka rero twakire ngira ngo abasesenguzi hari ubutumwa bwihariye mbere y'uko tubareka mugakomeza akazi kuko mufite akazi kenshi ko kuzuza stade Amahoro ngira ngo ubutumwa naha abakunzi b'Amavubi ni bumwe gusa bazaze ari benshi abanya-Nigeria bagira vibe iyo bari mu tubari cyangwa handi mu tubyiniro ariko nibaza ko nkuko bajya bavuga mu byongereza byabo ndibaza ko iyi match kwa gatandatu we will chop their heads wenda after nibwo we will chop their money ariko mu kibuga ho nta simbibona ndabona 3 nkabona 3 ya Lesotho nkabona 3 ya Benin nkabona draw ebyiri za South Africa na Zimbabwe kajya mu kisi ngiye nta manota namaze kubara amanota 9 yo mu rugo ya Lesotho Nigeria na Benin draw ya South Africa draw ya Zimbabwe ubundi nkajya mu kisi